Ikaze cyane kuri The Final Topic. Wakoze kubana natwe, ukomeze kugubwa neza aho uri hose, kandi niba ari ubwa mbere ubanye natwe jyaho hasi kandi subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tukuzaniye ubusobanuro bw'izina BENITHA. Niba witwa BENITHA ndagushuje cyane, ukomeze kugira ibihe byiza. BENITHA ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini risobanuye uwahawe umugisha cyangwa se one who is blessed mu cyongereza. Ryavuye ku izina Benedicto rizwi ku bapapa 16. BENITHA afite ibitekerezo kandi ni umunyamahoro. BENITHA akunda gusabana, ntakunda kuba wenyine kandi akunda umuryango we cyane. BENITHA kandi aba yishakira hari ibirori ngo ahure n'abandi. BENITHA abona ibintu mu buryo bwe kandi bwiza, n'ibitagenda neza ahorana icyizere ko bizagenda neza kandi ntapfa gucika intege. BENITHA ni umukobwa uzi gucunga neza amafaranga. BENITHA areba ibimureba kandi ntabwo ari wa muntu wirirwa acunga abandi ngo amenye ibyabo. BENITHA kandi ngo ntagakunda kuvuga ubuzima bwe bumwerekeyeho, ahora abigira ibanga. BENITHA kenshi uzasanga abantu bamukunda ndetse bumva bahora hafi ye kuko ngo araganira bigashyuha. BENITHA kandi ngo icyo yiyemeje akora uko ashoboye akakigeraho. Uwo yari BENITHA uyu munsi twagarutseho. Nawe niba ushaka ko tugusobanurira izina jya hasi muri comment section uritwandikire tuzarigarukeho ubutaha. Mwakoze kubana nanjye, mukomeze mugire ibihe byiza kandi mugubwe neza.